ese koko mu by'ukuri ifaranga ni iki cyangwa se mu yandi magambo ni bande bantu mu by'ukuri bagenewe kurya ku ifaranga kugeza ubwo uza n'ubundi ugasanga abantu benshi hano hanze abantu mpaye dufite abantu rero twavuga ko baguwe neza naryo bararyoherwa reka sinakubwira hakaba ari n'abandi mu by'ukuri bo bari aho ngaho utamenya ibyo biberamo ugasanga mu by'ukuri umuntu aribaza se koko mu by'ukuri amafaranga mu by'ukuri kuki iteka ryose ukuri kwayo gutoranya abantu ugasanga abantu iteka ryose mu by'ukuri amafaranga ameze nk'aho ashaka gushyira abantu bamwe hejuru abandi bakaba bari hasi se mu by'ukuri tukibaza se kuko mu by'ukuri ni ikibazo cy'amafaranga cyangwa ni ikibazo cy'abantu babatunze amafaranga mu by'ukuri ndagira ngo ikintu tukirebeho neza kuko n'ubundi ese ikibazo kirabaza gite se kuko mu by'ukuri mayi hari abagenewe kurya ku gafaranga hakaba ari n'abandi rero n'abagenewe mu ruho upfa nabi ko biri kose ntekereza ko ku isi twese uko byasa kose uko biri kose twese dukeneye amafaranga ariko se ni kubera iki iteka ryose ukuri kw'amafaranga kuzamura ubwoko bumwe ahandi ubundi bukaba ubwoko rero bwo bwaruhijwe cyangwa se bwaruhijwe n'umuruho kuva kera ngo hari n'abayakorera ngo bakarinda banasaza nta nayo babonye wari n'abayakora ngo bakarinda ngo bapfa ngo nta nayo babonye hakaba rero n'abayategereza rero ngo nabo rero ngo bategereza ngo bikazarangira ese mu by'ukuri ntayo babonye ese kuko mu by'ukuri kweri uruganda cyangwa se uruganda rukora amafaranga ariko rukagira bamwe ruha amafaranga abandi sasa rukagira abo rugira ese mu by'ukuri ni ikosa ry'amafaranga cyangwa ni ikosa ry'abayatunze yaragiye iki kintu cyo tukibazo mu by'ukuri tureberamo ese ni ikosa ry'abatunga amafaranga badashaka kuhaho bandi ugasanga umuntu afite ibigega yaruje ku makonti reka sinakubwira ugasanga yarujuje yaradepye akadepa akageza no hejuru bigasenda ariko ugasanga hakaba n'undi muntu rero usanga uri hano hasi we mu by'ukuri muri za mvugo z'igihugu ugasanga ngo nta n'umuntu ngo nta n'ubwo afite rwo kwishimisha hani magambo hakaba n'ababura uko babura ese mu by'ukuri ndagira ngo ikintu tukirebera hamwe ese biguterwa n'iki kuki iteka ryose ukuri kw'amafaranga dukunze kukubona iteka ryose mu kuzamura bamwe hanyuma abandi rero bagapfa babuze nayo kwishimisha ngo n'urwo kwishimisha mu by'ukuri jewe muri experience ufite tari ntoya ariko nanone itari nini muri magambo ariko nanone nubwo bavuga gutyo ariko isi ntoya kandi yewe burayi na nini byanze bikunze si ntoya kandi si nari ariko nanone ifite ikintu ishaka kusobanura kandi kinini mu byo kuri iyo ndebye uburyo abantu tubayeho ku isi nkareba uburyo abantu tugabana ibyisi nkareba uburyo ki abantu tugenda bigaragaze ko dufite igice kimwe cy'abantu bamwe mayi bashubejwe bageze iyo bajya bumva ko baranguye isi ni yaba barayiranguye ni ya bene mama wabo ni yabase na ba nyina wabo hanyuma rero hakaba n'abandi rero bo bamera nkaho bakujwe kwayo mahirwe abo ngabo rero bakaba bameze nk'ibivume abantu b'ibivume Imana avumye kabati mwenda bavumye ni mugende muvumwe mugende mujye hariya jewe nta kintu tuzavugana nta mugisha nzaba hanyuma rero ikabaho hakagiye n'abandi isendereza imigisha ikabonsa mayi bakanywa ku mashereka y'Imana hanyuma abandi rero bakapfa batanasomye kwayo mashereka yawe se mu by'ukuri ibi twumva mu myumvire yacu nibyo ariko nanone ukuri ni kumwe nuko jewe nemera ko ibintu byose Imana yafashe isi yiha umuntu ntago Imana igeze ifata isi ngo ihe runaka agende agubwe neza mera uko amera hanyuma rero hagire n'abandi rero bapfapfana bapfe rubi ibintu birangira gutyo kweri ntago ariko Imana agenda ntekereza ko ubu murebe mukabona Imana yafata abantu ikavuga ati mwebwe mwarahezagiwe hanyuma yari n'abandi rero bibivume bavumwe kuva na kera abo ngabo ni babandi badakwiye kuyabona ese mu by'ukuri mureke twibaze hamwe ese kuko urugabano rw'ibyisi tanga cyangwa se urugabano rwo tubigabana gute bigaragaze ko aho ngaho uburyo tugabanamo iby'Imana yatanze mu isi ngo bigombe kuba bitunga abantu aricyo kintu cyatumye habaho bamwe bakwiye kuba baba ahantu mu mwobo ahatumva ingoma hanyuma n'abandi bakaza bakigabiza iby'isi yose ko bati ibi ni ibyacu
ariko ntabwo ariko Imana yashatse kurema abantu, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo rwose. N'abantu mubihuza mukabihuza n'ibya Bibiliya n'ibyanditswe byera ngo niko ngo Nyagasani yabipanze, ntabwo ari byo biriya bintu rwose. Nibyo nimura byibwira mu mutwe, ntabwo ari byo. Ahubwo Imana afasha abantu ibashyira ku isi, ibahibatunga, hanyuma mu kuba yibatunga yo sasa urugabano rwabayemo mu gutuma bamwe bazamuka hejuru abandi bakajya hasi. Mujya munabibona no mu bihugu, hari ibihugu biba bimeze nk'aho biri hejuru kumva ko bifite ububasha n'ubudahangara bwo gutegeka ibindi biri hasi. Kuba ati rero ni twebwe dufatira ibyemezo bya bihugu byo hasi. Ubwo mu yandi magambo ibyo byo hasi nta jambo bifite. Ibyo byose bigasanga ko nibyerekana ko mwene muntu afite ubwikunde. Ntago navuga ngo karemano kuko ntago Imana yaremye umuntu ngo imuhe ubwikunde karemano, ahubwo Imana yafashe biri mu isi byose ibisendereza mu isi kugira ngo uyikantarange wika hehe na hehe hose umuntu abashe kuba yabona ikimutunga kandi kivuye hehe muri bya bindi Imana yahaye isi. Ahubwo no kuva mwene muntu we mu rugabano rwe yafashe umwanzuro avuga ati twebwe izi nimbibi zacu ziriya ntago ari izacu. Se mu by'ukuri urugabano, mu by'ukuri urugabano twarugabanye gute? Akaba ari mpamvu nibura basi hano nshaka gutanga inama cyane cyane ku bantu babagwiza tungaga, abantu bafite ibyo bagwije. Mu by'ukuri inama ya mbere igeneye iki aba bantu bafite ikintu bagwije, ndavuga ngo nabagwije bubatse bakatunganirwa, bafite ibyo bafite bakumva ko bari hejuru y'abandi. Mu by'ukuri akaba ari mpamvu vuga ngo burya Imana mu byo yaguhaye, hari ijambo riri mu Cyongereza bati just for to save others, which means kuvuga ngo gufasha abandi, kurengera abandi mu makuba, kubatabara. Donc mu yandi magambo ibyo ufite byose ni mu rwego kugira ngo ufashe abandi, ntago ari ibyo ufite byo kugira ngo ugende uruhe mu gifu cyawe, uruhe ku mabanki yawe, uruhe ku mantuza yawe. Wabihawe kugira utese kugira ngo bifashe abandi, ariko ntago wabihawe kugira ngo ubyishimanemo wenyine. Mu yandi magambo urumara kubyishimanamo wenyine rero birangire bigize ute, birangire uvuye ati jewe byanze bikunze iki kintu ni icyanjye 100%. Akaba ariyo mpamvu rero mu by'Imana igusaba harimo no kuba iki no mu byo wahawe ufite kubifashisha abandi, kandi ikindi ukabifashisha abandi utitaye ku kuvuga ngo ni njyewe ufite kuba. Niyo mpamvu mu iteka ryose abantu basigaye batunga ibintu byinshi, ariko imivumo n'ubundi byanze bikunze igomba kubataka, kandi ifite kuyibataka rwose. Bitewe n'iki? Bitewe nuko ibyari umugisha Imana yarasendereye isi kugira ngo ihaba, ahubwo byamaje kugaragara ko iby'Imana haye abantu barabifashe barabyiguna bigira ibyabo. Sasa kuko babifashe bakabigumana bajyana n'imivumo yabyo. Sasa rero niyo mpamvu mubona burya abantu benshi bakomeye, mukabona n'ibihugu byinshi bikomeye kwisi, mukabona n'abantu benshi twavuga n'abagwiza tunga aho bitwa ngo barashubijwe bagezeho. Iyo ugiye mu buzima bwabo indani mwimbere ukajya mu buzima bwabo indani, baba bayikurusha mwebwe ahubwo mudafite n'icyo mufite. Bitewe n'iki? No kuvuga ngo bihaye kugumana ibyo Imana yahaye kugira ngo babisakaze mu isi, banabisharinga n'abandi babeho. Hanyuma iteka ryose rero kwa kubigumana gutyo rero nta kindi bagomba gufata, bari bakwiye gufata ikize n'umuvumo nyine. Niyo mpamvu rero of course barabifite, ariko iteka ryose biratangaje ko n'umuntu w'umukire twita ko ari umuntu ukomeye, barahari benshi ugasanga arutwa n'uwakwipfira akavuga ati giye cyama nkanipfira. Bite n'iki? Ibyo afite ntacyo bimariye, nta munezero mbafitemo. Impamvu nta yindi nuko ni wa muvumo. Mu yari magambo reka bihuza n'ijambo ati nuko muvumwa, wa muvumo mwese ishyanga mwese uko mungana. Mu yandi magambo n'urugero ntanze aho ngari ko n'ijambo riri muri Bibiliya, no kuvuga ko mu yari magambo muvumo, wa muvumo ujyanye n'uko iteka ryose mwanze kugendera ku mahame Imana yashyizeho akwiye kugenga isi. Mahame rero arimo ya gufasha abantu. Urugero reka dufate urundi rugero. Mujye mubona dufite amacaci hano mu Rwanda. Ejo bundi mwarabonye ko haje ikintu kijyanye no gufunga amacaci amasengero hirya no hino mu gihugu. Hanyuma rero byagenze bite? Sasa rero abantu baragiyeho barasakuza, baravuga kuko baravuga pe. Mu yandi magambo mu byo bavugaga, ariko ntitwirengagize ko hari ihame amadini menshi afite kubakurikiza, ndetse na Bibiliya bemera ubwayo rero bibasaba. Ahubwo sinzi impamvu batanabigenda, ariko bishoboke kuba basoma Bibiliya bakacurika cyangwa bagatoranya imwe mu mirongo bakakwiye kuba basoma ngo bagendereho, hakagira indi rero bakuremo
ubwo iyo ngiyo bakuramo ni yandi bakubita ukuri sasa, kuko ibakubita ukuri rero ikabereka inzira ukoze kubera ko bazimera bo baravuze ati nta mpamvu ariko imirongo tuyikuremo mu kwikuramo gutyo niki byaje gutanga rero. Of course niyo mpamvu muraza mukajya gusenga mwese mukajya mu nsengero babigisha amagambo atarenzaga ni za verisi zimwe na zimwe bagiye bafata hamwe zimwe zibabwiza ukuri rero zo ntago bashaka kuzivuga. Akaba ariyo mpamvu rero ugasanga dufite amadini menshi n'insengero nyinshi ariko zidafite icyo ziza gufasha abantu, zidafite icyo zibaha mu buzima busanzwe. Akaba ariyo mpamvu umuntu ateka ryose Bibiliya ubwayo niyo bavuga ati idini y'ukuri nifasha imfubyi n'abapfakazi. Avuga amadini dufite yacu bwameza atera mu nsobane natwe dufite bwameza atamaje gufasha zinga habwo, ariko harimo wenda n'abagerageza bakabikora ariko bigaragaze ko harimo iki. Of course harimo n'abagerageza bakabikora bakubariza ryategeka ariko ni bangahe, ni bake cyane ku ijana. So akaba ariyo mpamvu bwa rero uburyo tugabanamo ibintu by'isi by'Imana atanze hari ibintu bibiri. Iyo tutabigabanye mu buryo bwuzuye nk'uko Imana ibigena byanze bikunze bikwiye kuzana iki, bikwiye kuzana umuvumo. Kuko bitewe n'iki, impamvu ya mbere bizana umuvumo nuko harimo abantu bikubiye bagenda barihaza reka sinakubwira ariko naba amaherezo yabo mujye mubona uko bijya birangira. So mujye mani magambo rero nsoza message ya mbere agira ati nyamuneka nimba ragize uwo mugisha ukagira ibyo uhabwa, ibyo utunga, ibyo ukwiye kububona mu by'ukuri bikoreshe ubifashisha abandi, bifashishe abandi bantu bandi baba bayibarongaho ku ruhande. Mani magambo ufata percentage y'ibintu runaka ufite, si ngombwa ngo uyeme kandi nta nicyo binatangiraga na sorry ntacyo bihombye gufata ku byo utunze ugafata ku byo ufite ukaringira abantu ukafasha abantu bababaye. Ibyo ntago ari ikibazo, nta n'icyakinana. Yes, nta nubwo kandi ikindi bigusubiza inyuma, ahubwo byongera umugisha. Mu yandi magambo nk'uko hari ibintu bibiri nshaka kugira ngo nishaka bari byo soreza, hari ibintu bibiri Bibiliya ubwayo cyangwa se byanditswe byera cyangwa se n'igitabo n'ibindi bitabo bindi bivuga ku bijyanye n'iby'Imana. Mu yandi magambo byinshi bikunze gusobanura ko gutanga bihesha umugisha. Donc mu yandi magambo si ngombwa ko uba ukeshejwe cyangwa se ugendana n'ibyo ukurikiza amahame yabyo, ahubwo ni ukuvuga ngo mu mahame ayiho nuko ngo gutanga bihesha umugisha guhabwa. Mu yandi magambo gutanga ubwabyo bitanga iki, ni wa mugisha bitanga. Ariko nanone bivuze iki, hari ikinyuranyo nanone. Mu yandi magambo hari ikimbo cy'umuvumo n'umugisha. Mu yandi magambo bwo kudatanga bizana iki, byo bizana umuvumo. Akaba ariyo mpamvu ndi kubwira rero uyu niwo muvumo umuntu ukunda kokama ugakurikirana mwe n'abantu bafite ibyo bafite bageze, hanyuma rero uwo muvumo utuma ahubwo bo bumva banapfa bagasiga ibyo bakoreye imyaka n'imyaka. Ariko urukumva ubwo bwenge uri kumva ubwo bwenge umuvumo uraza ukabongoroka ukuntu ahubwo bakwiye no kwipfira, ahubwo bakabona vuba bakabona ko ntacyo bamaze ku isi, kandi ngo batunze ngibyo iki, ngo batunze ngo ibyamirenge, ngo batunze ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Sasa nkavuga nti rero uko kose mu yandi magambo ni ibintu bibiri. Hatabayeho umuvumo habaho iki, habaho umugisha. Mu yandi magambo niba ufite waratungane mu by'ukuri waragezeyo ufasha, mu yandi magambo tanga, ibyo bizazana umugisha. Mu yandi magambo nimba udashaka gutanga rero ukashaka kurya wenyine, ugashaka gufata ibyisi ukabirya wenyine nkaho ari mama wabiguhaye cyangwa se ari cyangwa se mu kimwe wararanguye isi warayigize yawe, icara gato utegereza hagati aho ngaho umuvumo uri gukomanga ku rugi uzaza, kandi rimwe na rimwe uzanakumena cyangwa kurimbure. Mu yandi magambo urangira upfapfanye gutyo. Uri kumva ariko ibyo mvuga ibintu n'ibide hagati y'umuvumo n'umugisha, urahitamo icyo ukwiye gukora. Ibyo gihe ntabwo ari byo biguhitishamo. It's a system, niko system yubatse y'isi. Ubwo nubigendana nabyo urabyumva ibyo ndi kukubwira. Ubwo nutashaka kubigendana nabyo sasa, kandi rero ukurikiza ibyo intekerezo zazikubwira, iki intekerezo zimwe na zimwe zitameze neza, zifite ibibazo bimwe na bimwe bikenewe kuba wajya kwa muganga bakareba ahubwo neza nimba umeze neza. Of course that's true. Ibi ni ukuri rwose. I'm telling the truth. Ibyo ndi kubwira ni ukuri, niko system y'isi yose. Hajya tugira abantu benshi bajyaga bigira ibitangaza bakigira Imana bakashaka kugira mwagiye mubona amaherezo yabo, ariko mujye mubyibuka. Hanyuma tukagenda bagiye bakora niza bakava mu buzima bakigendera, ariko imigisha yabo yarabasaka isakara no mu basize inasakara no mu bandi bari aho ngaho
bigendera ubu ngubu donc yani magambo bari mu bidendezi by'imigisha n'ibintu by'ibidendezi bidashira by'imigisha yaturutse kuki kuri za mbuto bateye iziki z'ibyo bintu byiza nakubwiye mu yandi magambo n'ibiri tanga ubona umugisha icya kabiri gumana wange gutanga cyangwa so kwamana ibyo kwamana byawe wange kubitanga ngo nuko ngo bifite uzabona umuvumo mu yandi magambo n'iki n'ibintu bide kandi ibi bintu nkubwiye that's true ubikurikiye neza uzasanga ariko kuri naho ubutaha